Yes, reka tubahe ikaze tubifurize no kugira umugoroba mwiza abakunda ibiganiro ducisha hano ndetse n'abakunda Festina na Dorcas muri rusange. Aba bana muri uyu mwaka wa 2024 umwe muri bo yasoje amashuri, ubwo ndavuga Dorcas wasoje amashuri ye ni nyuma y'igihe kinini cyane yari amaze yiga. Abenshi bari bazi ko yiga ibijyanye n'umuziki ariko ntago ari byo. Aba bana rero nk'uko bakomeje kugenda babivuga cyangwa se bikomeje kugenda bivugwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, bari kuvuga ko bashobora kuba bari mu mazi abira ndetse bari guhura n'ibyago bikomeye cyane, ariko abenshi bikomeje kubatera ubwoba ndetse no kubyibazaho bibaza ngo ese ibi byago Festina na Dorcas bahuye nabyo ni ibihe? Ni nyuma y'uko hari hashize iminsi itari myinshi cyane basohoye indirimbo yabo yitwa Ihema. Ni indirimbo iri mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ururimi rw'igiswahili. Ni nyuma y'uko bari bamaze no gusohora indi ndirimbo nanone y'igiswahili basohoye irimo Rufonsina. Ni indirimbo yashimishije abantu benshi cyane. Agashya kari karimo ni uko iyi ndirimbo yujuje miliyoni mu minsi igera kuri 3. Ni abana bakunzwe cyane, bagiye bavugaho byinshi rero, ariko hari n'ibyagiye bibavugwaho ari ibinyoma bababeshyera. Hari aho bagiye bavuga ko umwe muri bo atwite, hari abagiye bavuga ko yasezeranye, hari abagiye bavuga yuko perezida ngo agiye kubarihirira bakiga hanze. Ni byinshi cyane byagiye bigarukwaho kuri aba bana, bamwe babavugaga ibyiza abandi bakabavuga ibibi, ariko se uyu munsi iyi nkuru mbi iri kuvugwa kuri aba bana yo yaba ari ukuri cyangwa yaba ari ibinyoma? Ibi byose rero nta handi ubimenyera, amakuru yizewe nta handi uyakura, ni hano kuri iyi icano. Bavuze yuko hari indirimbo yitwa Umugisha igiye gusohoka bakoranye n'uwo bita Butera Knowless. Butera Knowless ubu ngubu akaba ari umubyeyi cyangwa se umumama ushima Imana, ngira ngo ibyo mumaze kubimenyera. Ariko Butera Knowless amenyerewe ku ndirimbo z'isi. Ese aba bana bari bagiye gukora indirimbo y'isi, aba bana bari bagiye gukora indirimbo ya gospel, byari bimeze gute? Rero nk'uko byagiye bitangazwa, njye nagiye mbona uwasohoye iryo tangazo ndetse n'icyo gihuha avuga ko hari indirimbo ya Butera Knowless igiye gusohoka afatanyijemo n'aba bana, yarebwe n'ibihumbi 53. bivuze ko icyo kinyoma cyakwirakwiriye muri rubanda nyamwinshi, bababeshya ko hari indirimbo yitwa Umugisha. Hari n'andi makuru yavuze yuko hagiye gusohoka indirimbo ya Noheli ngo bagiye gusohora mbere y'iminsi mikuru, ngo rwose ngo izasohoka. Ariko ibyo byose ni ukubeshya. Aba bana nta makuru na make bigeze basohora yuko hari indirimbo baba bagiye gusohorana na Knowless, cyangwa se hari indirimbo baba bagiye gusohora ijyanye n'iminsi mikuru. Ibyo byose byari ibinyoma bihanitse kandi ibinyoma byo kubeshya. Ubwo rero weho nawe nimba ukunda bano bana ukaba ubafana, ni byiza ko umenya aya makuru n'abandi bose bazabavugaho ibintu bibi byo kuba bababeshyera yuko hari amakuru mabi ababaje cyangwa se ibintu bibi bigiye kubabaho muri uyu mwaka. Hari ubuhanuzi nagiye mbona benshi bagiye bahanura yuko nguriya wabyibushye cyane ngo ashobora kuba agiye no gutwara inda, babavugaho ibintu bibi byinshi cyane, ariko ibyo byose naje kumenya ko ari ibinyoma. Niyo mpamvu rero nkoze iki kiganiro kugira ngo umenye ngo amakuru yose utaboneye kuri MI Empire uzamenye ko ayo makuru ari ibihuha, uzamenye ko ayo makuru ari ukubeshya. N'iriya ndirimbo yitwa Umugisha ni ikinyoma cy'abantu babishakira views bo kuri YouTube. Ntuzagere uyitegereza kuko nta na kimwe cy'ukuri kiri muri ibi ngibi. Reka rero mbifurize gukomeza kuryoherwa n'indirimbo zabo zirimo Ihema basohoye vuba n'izindi nyinshi zizagenda ziza. Mugire umunsi mwiza, bye bye.